wakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Bitunguranye rero M23 ikuye ingabo zayo mu mujyi yaherukaga kwigarurira. Umutwe wa M23 watangaje ko wavanye ingabo zawo mu mujyi wa Warikare ndetse no mu nkengero zawo nyuma y'iminsi mike ziwirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu. Yavuze ko iki cyemezo kiri mu murongo w'agahenge ku ruhande rumwe katangiye kuwa 22 Gashyantare umwaka n'ibihumbi 2025 no gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije guteza imbere ibisabwa ngo habe ibiganiro bigamije gukemura impamvu muzi w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku itariki 19 Werurwe nibwo M23 yari yigaruriye uriya mujyi nyuma y'uko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zari ziwurimo zafataga icyemezo cyo guhunga zigana Kisangani. M23 rero nyuma yo kuvamo yasabye abawutuyemo ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze gufata ingamba zo kwicungira umutekano mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Yavuze ko kandi ishyigikiye ko amakimbiranye ifitanye na leta ya Congo yakemuka mu mahoro, inashimangira ko ikiteguye kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byayo. Uyu mutwe icyakora wateguje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo niriramuka rigabye ibitero ku baturage barimo nabo mu bice ugenzura ndetse no ku birindiro byabo uzahita ngwisubira kuri kiriya cyemezo wafashe. Ibi rero bibaye kuri iki gicamunsi cya tariki 22 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2025. Nkuko mpora mbibabwira, wowe utarakora subscribe kuri channel y'abasirimu nta handi uzabona amakuru acukumbuye kandi ukayabonera ku gihe. Ni kubw'ibyo rero usabwa gukora subscribe, like, share ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo tucya-uploadinga video ujye uyibona mu wa mbere. Murakoze cyane. Nge nari Ikabengera ubatunganyiriza ndetse nkanabagezaho ibiganiro.